Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Uyu ni Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Ngenda Umushakamba ndi kumwe na Sentama. Sentama wiriwe? Wiriwe neza Mushakamba, muri mu mahoro. Yego turi amahoro. Yego. Ngo Karehe yose ubu rwose nta na santimetero nimwe isigaye mu maboko ya FRDC cyangwa Wazalendo. Ntayo rwose. Ufite igihamya y'amajwi wayakina abantu bakabanza bakumva uko byifashe hariya, ubundi tukaza tubagezaho andi makuru tunasesengura muri rusange. Nibyo mfite gihamya. Umukozi wo mu rwego rw'ubuzima ukora mu by'ubuvuzi hariya twavuganye. Ntangariza kandi akora ku bitaro bya Karehe hariya. Gari byo by'Ihusi. Reka tumwumve. Reka tumwumve noneho twumve ubuhamya bwe uze gukomeza. Ni ubuhamya mpaye mu rurimi rw'igifaransa. Yego. Ariko turagerageza kubisomera. Reka dukurikire. Yego. Oui. Et jusque-là, vraiment, les M23 a déjà conquis les centres et aussi se trouve l'hôpital général où nous prestons. Ati nibyo ati 23 yamaze gufata centre ya Ihusi ahaherereye ibitaro bikuru ari naho dukorera. Arivugira ko ariho hakorera. Ati 23 yamaze kuhafata. Reka dukomeze. Et territoire aussi où se trouve l'administrateur du territoire, c'est déjà construit par les M23. Ati yemwe n'icyicaro cya territoire ya Karehe aho hose hamaze gufatwa na M23. Ndavuga icyicaro cya territoire aho administrateur akorera. Et à l'heure actuelle, nous pouvons dire que le territoire de Calais est déjà sous contrôle des M23. Ati kugeza kuri iyi saha rero dushobora kwemeza ko territoire ya Karehe irimo igenzurwa na M23 kubera impamvu. Le territoire en question est déjà là où l'administration se trouve, c'est déjà entre les mains des M23. Ati kubera ko aho territoire ikorera ku cyicaro cyayo ubu hamaze kugera mu maboko ya M23. Et ces soldats ont promis donc au personnel et qui s'y trouvaient encore à l'hôpital qu'ils vont avancer, progresser jusqu'à Katana. Et là, ati kandi abo basirikare aravuga abasirikare ba M23 bizeje ko bakomeza urugendo kugeza bageze i Gatana. Nuit d'aujourd'hui, ils vont la passer à Katana. Ati batubwiye ko ijoro ry'uyu munsi, ndavuga uyu munsi kuwa gatatu, tariki 12 z'ukwa kabiri 2025, batubwiye ko barara bageze i Gatana. Leur message. Et que leurs chefs sont derrière, c'est les chefs qui viendront faire un petit meeting pour attirer la population. Voilà où. Ati kandi banatubwira ko abayobozi babo basigaye inyuma gato baza gukoresha abaturage inama kugira ngo babizeze umutekano. Où nous sommes. Ati uko niko ubu ngubu bihagaze hano iwacu. Voilà où nous sommes vraiment. Donc, les choses sont très très compliquées à l'heure actuelle. Ati mu by'ukuri ati ibintu birakomeye ubu ngubu niko duhagaze. Ushakamba ngibyo rero Karehe ibaye territoire ya mbere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ibohowe na M23. Kandi uru rugendo bavuga rugenda rukagera i Gatana. Ruvuga i Gatana ni mu marembo ya Bukavu. Ibi bisobanuye iki? Urugamba rusobanuye iki byerekeje hariya?
ruriya rugamba bwa na Sentama yego ruragaragaza ko ni urugendo ubundi ni urugendo rujya Bukavu yego kubera ko M23 yashyizeho agahenge yego gushyiraho agahenge Kinshasa igaca amazi yego M23 yasabye ko abantu bareka kwicwa yego Kinshasa ahubwo ibona umwanya mwiza wo kubiraramo hariya hepfo yego Kinshasa ibona umwanya wo kwiraramo yego ubwo rero M23 igomba kujya gutabara abaturage kuko nizo ntego zayo nk'uko yabivuze ko irwanirira abaturage yego ikindi M23 igomba kujya gucecekesha ziriya mbunda ziri gutegurwa ziri kwesitarwa niba bavuga bati bari kwesitara imbunda hari abasirikare bashya baje ntabwo baje kurinda uriya mujyi abari bahasanzwe ntacyo bari batwaye icyo baje gukora ni ukurwanya M23 baratera M23 amanywa nijoro bakagaba ibitero muri Nyabibwe mu bice bituwe n'abaturage M23 rigomba kumanuka ikajya gukora akazi hariya yego ikajya kubohora abaturage bari kwicwa ikabahoza amarira yego kuko birakwiye yego ngira ngo nibyo twari tubanje yego nibyo twari tubanje ni nayo ngingo ya mbere y'amakuru yacu ni nayo ngingo ya mbere y'amakuru ngira ngo ubwo twayinjiyemo kuko ingingo ya mbere yavuga iti M23 yafashe ibiro bya teritwari ya Karehe n'ibitaro bya Ihusi mu rugendo rujya kubohora Bukavu indi ngingo ni abanyamadini b'Kinshasa ariko cyane cyane barimo bari bibumbiye muri Cenko Cenko n'indi nama y'abanyamadini basanzwe y'abaprotestani aba rero bakaba bakoze urugendo mu mujyi wa Goma aho bagiye kubonana n'ubuyobozi bukuriwe na Corneille Nangaa M23 hariya mu mujyi wa Goma bakaba baciye mu Rwanda mushakamba ibi turaza kubiganiraho yego ikindi turaza kujya ku kibazo gikomereye Burundi muri ibi bihe hagaragaye ikintu twita inkuba yego ariko abantu bakibaza se ni inkuba yo mu kirere ya indi kubita ni inkuba abantu inkuba imeze se n'ubwo byabereye abantu urujijo iyo tubivuze rero batari ko mujye mwerura muvuge ko ari inkuba yabakubise yo mu kirere cyangwa muvuge ko ari inkuba igendera ku butaka yego turavuga ati kuko tubyumva dutyo namwe mujye mu bisoko ngize ingingo eshatu tuza kuganiraho rero yego ariko ngira ngo iriya ya mbere twamaze kuyinjiramo dukomerezeho yego yego nibyo ruriya rugamba rwa hariya rumeze rute ruvuze iki urugamba ruri hariya ngira ngo tumaze iminsi ni ibitero byabanje bya gerira mu buryo bwo gutungurana bakagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko twagiye tuvuga kenshi Masisizo Karehe zone si ubwa mbere ivuzwe Ihusi si ubwa mbere ivuzwe usibye na Ihusi na n'iriya nuza iriya Katana nayo si ubwa mbere ivuzwe inkuru zavuzwe ko imirwano iri hafi neza cyane ya Kavumu ariko wenda abantu bamwe batunguwe no kumva tuvuga imirwano hariya cyangwa se hano ngo Karehe yafashwe bamwe bari bazi ko n'ubundi yafashwe n'ubundi byasaga nk'aho yafashwe ariko ibiro bya teritwari byari bitarafatwa ndetse na biriya bitaro byari bitarafatwa kandi ni bimwe mu bintu by'ingenzi biba bikeneye kubohorwa muri za strategy z'urugamba rero nuko byaje kugenda ariko nanone bitewe n'imiterere yaho ngira ngo urayisobanukiwe urugamba n'ubundi rwagombaga kugenda uko rwagenze ubwo uradusobanuriraho nk'ikarita yaho uburyo hateye hari imisozi miremire hari nyine aho urugamba rwagombaga kubanziriza n'aho rwagombaga gusoreza
urabona iyo uri Nyabibwe ujya Karehe ahubatse teritwari usanga hejuru ufatiye ku musozi wa Nyabibwe hari uruhererekane rw'imisozi. Niyo umanutse kuri teritwari ya Karehe uba wegera ikiyaga, birumvikana rero ahegereye ikiyaga hari hasi. Icyo bari babanje gukora bari babanje gufata uriya ruhererekane rw'imisozi. Ibyo bisobanuye ko Karehe yabaye ntisigara inyuma gake. Yego. Noneho barakomeza ku buryo babanje gufunga, ubwo barenze no muri Karehe, bakomeza muri Kabare, hari na teritwari ya Kabare, baza gufunga uriya muhanda uva Bukavu werekeza Bunyakiri ukomeza no muri Walikare. Rero uriya muhanda umaze gufunga kubita Karehe ni nko kuyihererana. Yego. Ubundi butabazi bushoboka aho bwari guturuka ni mu mazi. Rero ibyo byose byagoye FRDC n'Abarundi na FDLR kugeza ubwo uyu munsi babakuyemo n'abantu bose biruka baragenda. Ni ibintu twakwita ko ari felicitation kuri M23. Yego, ni ikindi gitego. Ikindi gitego uko kuri M23 teritware bisaba ko kubifashwe ni teritwari iri mu misozi hejuru, nubwo icyicaro cyayo cyubatse hepfo agana ku mazi. Ufata iriya misozi uba ureba neza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikindi ni amarembo ya Bukavu. Kuba ari amarembo ya Bukavu rero biroroshye gufata kiriya cyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Yego, birumvikana. Ngira ngo ahangaha ibyaha amakuru yaho arasobanutse. Yego. Nta na byinshi twayasobanuraho. Yego. Ahubwo twigira i Goma turebe ibihari. I Goma? I Goma rero ikintu kivugwa gihari gikomeye ni uruzinduko rw'abanyamadini. Abanyamadini baturutse Kinshasa. Yego. Bakaba baje kuganira n'ubuyobozi bwa AFCN 23 baturutse Kinshasa. Kuba baturutse rero ahantu hagenzurwa na leta kandi kuba baganira na leta, kenshi abantu bamwe batangiye gutekereza ko leta yaba igiye guca bugufi ikemera kuganira. Bwana Sentama, yego, ngira ngo tugiye kwinjira muri aya makuru byimbitse, ariko icyo nabwira abantu, yego, ku cyumweru mu misa nibwo Karidinali Ambongo, Fridolin Ambongo, yego, yitangarije ko bazajya kuganira n'abo bita abanzi. Yego. Ati igoma tuzajyayo. Yego. Ndetse usibye n'igoma niyo baba bari mu kwezi twazajyayo. Yego. Ati icyo dushaka ni ikintu kizana amahoro, ibiganiro n'ibintu bitagatifu n'ibintu byera. Yego. Ati tugomba kubikora uko byagenda kose. Yego. Hagati aho rero wenda reka tuze kubyinjiramo, gusa amakuru yatangiye kubyamagana, Kinshasa itangiye kubyamagana by'umwihariko biciye mu ishyaka riri ku butegetsi rya DPS, nubwo naryo ryacitsemo ibice. Ngo ni ubugambanyi ngo bagiye gukora, abandi ngo baze gufatirwa ibihano, ariko ngira ngo bari kuvuga bose ntango bazi impamvu. Kinshasa amakuru avuga ko iherutse gusaba aba banyamadini kujya kubingingira Joseph Kabila wahoze ari perezida, na Moise Katumbi, na Moise Katumbi wahoze ayobora intara ya Katanga. Yego. Rero abantu bashobora
umva ko wenda baje hariya bateze indege bayitegera Kinshasa, bashobora kubicumuriramo batazi ko wenda Kisekedi yatumye bariya bantu ati mwoka byaramwe mugende mu nyingingire mu ventura turebe ukuntu twazategura ibiganiro vuba hano ubundi amahanga yose ari kunsaba ibiganiro. Mushakamba ikintu uvuze ndumva igiha agaciro cyane, ndumva nyemera kurenza uko nakwemera ibyaba ari abamagana ababepiskopi n'ababishopu n'abapasiteri n'iki, kuko iyo urebye Kisekedi yigeze kohereza indege ye, yego, ijya kuzana uriya musenyeri wo muri Katanga uriya wahoze ahanganye n'uriya mujenerale wahoze ahanganye na Edi Kapende, yego, kumwohereza buriya niwe yohereje burya kujya kuganira na ba Katumbi na Kabila, imuzana Kinshasa kuganira na Tshisekedi kugira ngo bafatane umwanzuro wo kujya kureba bariya barwanya Tshisekedi. None Mushakamba abantu baganiriye nawe nibo tubonye bagiye i Goma, kandi Tshisekedi aganira nabo bariya babihakana ntabwo bari hamwe nawe. Aha rero njyewe niho mpera nemeza ko bashobora kuba bagiyeyo bitwaje ubutumwa bwa Tshisekedi. Ikindi, indege yahaguruka itwaye aba bantu yahaguruka Kinshasa cyangwa se ahandi hantu muri Congo ikaza mu Rwanda bariya abantu batabizi, si ibyo se? Ntabwo bishoboka. Bishoboka cyane. Ntabwo bishoboka rwose. Ikiriho wenda reka twinjire ku makuru y'uko bageze hariya, ngira ngo ufite inkuru ibivuga. Ntabwo ari imwe. Yego. Noneho ikiriho nuko hari ikibazanye, kandi ikibazanye nuko ni igiturutse Kinshasa kizanwa i Goma, kiri buze kuvanwa i Goma kijya Kinshasa, cyagezwa kuri Kisekedi kitamugezwaho ni ibya Kinshasa. Biriya bisobanuye ko ni abanyekongo bari kuganira n'abandi. Mushakamba kiramugezwaho, ubwo uvuga uti uburyo kimugezwaho bwaba uburyo buziguye binyujijwe ku wundi muntu nk'intumwa ye, cyangwa bwaba uburyo butaziguye bahita babimugezaho, biraba bimwe muri izo nzira. Yego, ariko biramugeraho. Ni ukuvuga rero inkuru iravuga iti une délégation conjointe Shenko ECC est arrivée. Ni ukuvuga Shenko ni abakatolika, yego, ECC ni bariya ba protestant, est arrivé ce mercredi 12 février 2025 à Goma au Nord Kivu dans le cadre des consultations de la classe sociopolitique en vue de réfléchir sur le problème sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Intumwa ihuriweho na Chenko na SSC inama nkuru y'abaprotestante niko twayita. SSC ni Église du Christ au Congo. Église du Christ au Congo, yes. Noneho abangaba bageze kuri uyu munsi kuri wa gatatu tariki 12 z'ukwa kabiri 2025 bageze i Goma muri Nord Kivu mu rwego rwo kuganira n'abanyepolitike kugira ngo batekereze ku kibazo cy'umutekano kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Yego.
abanyapolitiki bavugwa aha ngaha nta bandi ni abo muri AFCM 23. Selon actualité CD ni ikinyamakuru. La réunion débutée même mercredi entre les pasteurs de l'église catholique et protestante et le chef rebelle Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFCM 23. Iyi nama irabahuza na Corneille Nangaa nk'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFCM 23. Corneille Nangaa, yego, ariko birumvikana ntabwo ari we, abari hamwe n'abandi bakorana nawe. amafoto agaragaza ari kumwe n'aba Colonel Wiringoma bahari, ba Paruku, bariya ba Magloire Paruku, ba Kanyuka, uriya wahoze ari umunyamakuru Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politiki, abayobozi ba Kivu y'Amajyaruguru barahari. yego, mwumva ko ni ibintu byagutse kandi byiza. noneho rero dukomeze. Les chefs religieux ont présenté leur plan de sortie de crise dit pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. uvuga ngo aba bapadiri n'abapasiteri n'iki bose mbese izi ntumwa z'abanyamadini bagaragaje icyo bise ni nk'igihango mbonezamubano, igihango mbonezamubano cy'amahoro no kubaho neza, kubana neza muri Congo ndetse no mu biyaga bigari. Yego, ubwo ni uburyo bagaragaje bwo abantu bashobora kubaho neza babanye neza. Nta bindi iyi nkuru ivuga birambuye birenze aho, ariko birumvikana aho iganisha. Iganisha kugarura amahoro, uvuza amahoro abavuze guhagarika intambara. yego, indi ikavuga iti ariko yose uretse ko tuyongeraho amakuru mashya tutari dusanze hariya, nayo twayisoma iravuga iti la délégation Chenko SSC dirigée par l'abbé Donatien Chole est arrivée ce mercredi à Goma dans un but précis. Rencontrer Corneille Nangaa et d'autres dirigeants de l'Alliance des forces armées du Congo, ARCDC. baje mu rwego rwo kubonana na Corneille Nangaa n'abandi bayobozi ba Alliance, hano ngira ngo bayoboze nabi, ariko ubundi ni Armée Révolutionnaire Congolaise M23. n'abayobozi, ubwo n'abayobozi b'ingabo n'abayobozi ba politiki bo mu bya politiki. Izi ntumwa rero z'abanyamadini zikaba zari ziyobowe na Padiri Donatien Chole. niwe muyobozi w'iyi censo. ni umuyobozi n'umunyamabanga. niwe muyobozi mukuru w'iyi censo, niwe uyihagarariye, niwe watowe. urabizi ko batora umukuru buri mwaka. noneho inkuru igakomeza iti cette rencontre s'inscrit dans le cadre du pacte social visant à mettre fin au conflit armé en République démocratique du Congo et à promouvoir une paix durable pour tous les citoyens. Iyi nama iri mu rwego rw'igihango mbonezamubano mu kugarura amahoro, mu guhosha amakimbirane harimo intwaro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, no guteza imbere amahoro arambye, gushyigikira amahoro arambye ku banyagihugu. Marquant l'importance et la gravité de cette rencontre et de son enjeu pour l'avenir du pays. Inama
agaragaza uburemere n'akamaro ko gushyigikira amahoro ku hazaza h'igihugu. Chaque partie sera appelée à faire preuve de sérieux et engagement pour parvenir à un accord qui profitera à toute la population congolaise. Ati buri ruhande ubu ni ukuvuga hariho uruhande rw'aba banyamadini n'uruhande rwa AFCM 23. Yego. Buri ruhande rugomba kugaragaza ko bari seriye, ni ukuvuga nyine babishyizeho umutima, barimo baganira bakomeje kandi babyitayeho, babihaye agaciro kugira ngo hagerwe ku bwumvikane buzagirira akamaro abaturage b'abakongomani. kugira ngo iki inkuru yongereyeho cyo ni uko itugaragarije uyoboye ziriya ntumwa z'abanyamadini baturutse i Kinshasa. Yego. Naho indi ntabwo yamugaragazaga, ariko ibikubiyemo byose urareba ugasanga ari bimwe. Nibyo bwana Sentama, nk'uko twe twabivuze, abakiriye bano banyamadini ni Corneille Nanga yego yabakiriye kuko bakoranye n'inama. Hari uyu vice guverineri Willy Manzi n'abandi bakadere bakomeye muri M23 AFC. Ibiganiro byabaye kandi twiteze ko biraza kugera ku ntego nziza izana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose, kuko ngewe sinyihuza n'abavuga ngo umutekano muke uri mu burasirazuba, kuko byamaze kugaragara ko n'ahandi hose nta uryama ngo asinzire. Iko bimeze. Mushakamba rero hari indi nkuru ngira ngo nayo hari gisha isanye. Yego. Abantu bareba Goma hwiri base ku kibuga cy'indege gifunze, Goma ikaba irimo hagati, abantu banyuze kugira ngo bagere Goma. Icyo ngicyo abantu bakibaza. Hakaba hari indi nkuru noneho igaragaza uburyo baje aho banyuze. Ngo une délégation du pacte social incluant des membres de l'Église catholique et de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, est arrivé à Goma. Leur objectif est de rencontrer Corneille Nanga et d'autres leaders de la FCM 23. Intego y'izi ntumwa ni uguhura na Corneille Nanga ndetse n'abandi bayobozi ba AFCM 23 bakaganira. L'entrée de la délégation s'est faite par la grande barrière à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les discussions sont programmées à l'hôtel Serena. Malgré un mandat international émis par Kinshasa, Corneille Nanga a exprimé sa volonté de dialoguer avec la délégation. Inkuru iravuga ngira ngo uretse biriya tumaze kuvuga hejuru, bageze i Goma, intego yabo ni uguhura na Corneille Nanga n'abandi bayobozi nkuko narimaze kubivuga. Ariko kandi binjiriye, izi ntumwa zinjiriye ku mupaka munini witwa la Corniche uhuza u Rwanda na Congo. Ni ukuvuga zinjiye ziturutse zaciye mu Rwanda cyane. Abantu babyumve neza. Noneho ikindi ni uko impaka bari buke, ibiganiro bari bugirane birimo kubera muri hoteli Serena. Iyi ni Serena y'Igoma ariko ntabwo ari Serena yo mu Rwanda. Si n'iy'Igisenyi. Nibyo nari mvuze, harabaza kugira ngo ni Serena yo mu Rwanda. Malgré un mandat, nubwo bamushyiriyeho
impapuro zimuta muri yombi. ariko se koko cyangwa baje kumufata ntabwo baza kumufata bambaye amakanzu, abafata abantu si abambaye amakanzu, ahubwo nibo bafatwa sibo bamufata. abambaye amakanzu n'imisaraba minini sibo bamufata. noneho baravuga bati nubwo Colonel Nanga yashyiriweho impapuro zimuta muri yombi, yemeye yikirije kuganira n'izi ntumwa. ibyo ni uko nguko inkuru iteye Mushakamba. reka buri ikintu ntuzi ari kuzira Kongo iri kuzira. yego, Kongo ifite ikibazo cyo ko yahubutse, hari ibyemezo byinshi yagiye ifata ihubutse ntubigihubuka Mushakamba kuko uyu munsi ikibazo ukuntu yafatiye Colonel Nanga yamukatiye urwo gupfa, ikibazo ukuntu yamushyiriyeho mandadare, ariko uyu munsi isi yose ikayimusaba kuganira nawe. akibaza rero arazibandwa zerekeza he mugani wa ya mvugo y'umunyarwanda. yego, gusa amaherezo iyo bigana ni uko agomba kuganira cyangwa se bakamburwa n'igihugu, kuko niba bamaze kumufatana ahantu hakomeye, ibintu ni bibiri, ni ukuganira cyangwa guhirika. byiza cyane, reka dukomeze. yego, dukomeze tujye ku ngingo isoza. tugane ku ngingo isoza Mushakamba. inkuba yakubise inkuba yakubise, noneho ikubita ahitwa mu Gatumba. noneho ntiyagiye mu kibira. oya, ntiyagiye mu kibira, yagiye mu Gatumba. abatazi mu Gatumba rero, Gatumba ni ubutaka bugabanya Kongo n'Uburundi. yego, ubutaka rero Rusizi nk'umugezi ugenda ugabanya biriya bihugu byombi, warayobye, uyobye winjira mu Burundi, hasigara agataka kari hakuno ya Rusizi ugarutse muri Kongo. uburyo babanje no kujya bagapfa Mushakamba, kugira ngo abantu bazi ikibazo kigeze kubaho Mobutu akiyobora hariya na Buyoya hari, babanje kujya bamerana nabi batumvikana. n'uwabanjije Buyoya. yego, iyi nkuba rero ibyayo urabizi, ngira ngo nanjye reka ntege amatwi uyidusangize. iyi nkuba sinyivugaho byinshi cyane, gusa ikiriho nkurikije itangazo, harya wa muvugizi w'ingabo z'u Burundi ninde? umuvugizi w'ingabo z'u Burundi uramwibuka, ngira wibuka umugabo minsi yavuze byinshi. abasirikare b'u Burundi batavuye muri Kongo cyangwa baratuza. baratuza rwose. General Baratuza. akaba rero yasohoye itangazo ririmo amarira Mushakamba. ririmo amarira kuko batakaje ingabo, batakaza ingabo Mushakamba, bapfushije abasirikare abo bamaze kumenya imibare ishobora kwiyongera. n'ibyabaye muri iri joro ryakeye, imibare ishobora kuza kwiyongera. ni abasirikare 145 bahavuye. arabemera uwo mubare yego bababuze, kandi uriya mugabo wabonye ko agira akamashini kagabanya imibare. niba agabanya imibare rero akavuga abo ngabo, ushobora gusanga banarenga Mushakamba. ubwo se yatinyutse arabemera? ushobora gusanga banarenga umubare ari muto kuri uwo nguwo, bamba ari munini. niba aramwirukana. icyagaragaye ni uko imibare ajya avuga imibare mito, abantu bajya kureba bagasanga imibare myinshi. ko niba aramwirukana iyo bavuga ingabo ziriyavugira. niba yabitangaje niba aramwirukana ko byagenda kose. noneho reka turebe Mushakamba. uyu mugabo haciye igihe gito afite amarira menshi. yego,
ndavuga perezida Neva. none dore ibimubayeho. Ariko twibutse ko iki gitero nta turamenya ikigamba, ntawe urakigamba, ariko igishoboka ushobora gusanga ari nka yiharya Rede Tabara. Rede Tabara ahubwo ntisiba kubakubitira hakurya muri Congo. Hari n'igihe igira ikikizira abarasa. No mu minsi yashize baherutse gutabaza bavuga ko yambukiye muri Tanganyika, ikomoka mu Burundi, bavuga n'imibare y'abinjiye kuharwanira ko bangana. Abo bose bashobora kugaba iki gitero mushaka. Hanyuma twibaze noneho Neva ntiyorohewe, bahoraga bashingura. Mu kwezi gushize kugira ngo twigeze gutangaza inkuru bamaze gushingura abasirikare 106 bakuzezuba bwa Kongo, ariko havugwa ko atari abo gusa, hari n'abandi basigaye inyuma mu Shakara. Kandi umubare urenga uwo nguwo usigaye inyuma nabo bagomba gushingura. None ukundi kwezi kuraje, dore iramukubise, dore amarorerwa imukoreye. Shakamba ibyo kwa Neva. Ngira ngo niyo wumvishe mu mvugo ze uva ko abogoza. Yego. Biragaragara ko ashobora kuba atari mu bihe byiza. Ikindi yijanditse mu bikomeye. Birenze ukwemera buriya kuba uri umuturanyi. Ukajya gukongeza umuriro cyangwa babyita gukoranya umuriro uri kwakaye, guhembera umuriro w'abaturanyi bawe. Yego. Uba wirengagije ko umuriro nuba mwinshi ushobora kuzambuka ukagera iwawe. Yego. Rero icyo agomba kumenya ni kimwe, reka ibishashi by'umuriro ari gucana muri Kongo bijye bisimbukira mu Gatumba. Yego. Kandi ubu ngubu biri gusimbukira mu Gatumba biturutse i Karehe cyangwa ahandi hatandukanye. Munsi byarenze Bukavu, noneho bizamutwika. Yego. Niba bikwiye rero ko umuntu abona abaturanyi barwana cyangwa bashwana ngo ajye kubafasha ajye kubongerera amahane cyangwa se gutuma intambara yabo ajye kugira uruhande abogamira. Yego. Yego. Nk'uko yatangiye avuga neza, yarakwiye gukomeza avuga neza, akareka abaturanyi akabaharira gusangira ibyabo, ahubwo akakomeza bashishikariza kumvikana bakareka kurwana. Naho yagiye kubafasha nyine ababyishe byose. Yego. Rero natuze, yakoresha imvugo zibabaje, yakugira gute, ntakababare kuko nawe hari abandi yababaje cyane ko afite imanza nyinshi, afite imanza z'abana b'abanyagihugu, yagize imfubyi, hari abo yagize imfubyi, hari abo yagize abapfakazi. Yego. Ibyo rero nyuma y'urwo rubanza haziyongeraho noneho n'urwo hariya muri Kongo, abo yajyanye muri Kongo. Rega buriya ari kwirengagiza ko ari kurera umwanzi. Niko bimeze mu Shakamba. Buriya hari ibintu abantu bajyaga bavuga tugahakana, ariko Neva yarabyemeje. Yego. Bavuga ko abantu bo muri kiriya gihugu cye ndetse barimo n'abayobozi baba baragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ariko kwambuka akajya hariya agakomeza ibikorwa nka biriya agafatanya na FDLR, iriya ni gihamya yuko ari ibintu amenyereye gukora. Uyu munsi yambaye idarapo y'uko ari we perezida wabo. Iriya ni gihamya rwose. Hari ikindi twongeraho? Icyo navuga ni kimwe, amakuru mbonye nuko ngo hari umurinzi wa generali Masunzu
Asunzu Pacifique waba wirashe mu gatuza akaba ari umuyobozi w'akarere ka gatatu niwe w'ingabo zo muri ibi bice byose gafite icyicaro igisangane ngo yirashe mu gatuza ubona bitashobora gukomeza kuba inyuma y'umuntu ugambanira bene wabo ndetse uwo musirikare yari umunyamurenge yego yavuze ati aho gupfa ndi imbwa nazapfa ndi umugabo aribaza ni umunyamurenge yabonaga Masunzu ibyo akora bidahwitse birumvikana yego twagana ku musozo reka tugane ku musozo mushakamba ushimire kuri aya makuru dufatanyije kugeza ku bakunzi bacu wakoze cyane nibutse abakunzi bacu inkuru twaganiriyeho twaganiriye kuba M23 uyu munsi yafashe ibiro bya teritwari ya Karehe ndetse n'ahitwa Ihusi hari ibitaro hose ikaba yahafashe urugendo rukaba rukomeje kwerekeza i Bukavu aho ukurikije ubuhamya tubona ushobora kurara bageze ahitwa i Gatana indi ngingo ni uko abanyamadini b'i Kinshasa bohereje intumwa hari intumwa zaje zihagarariye amadini i Kinshasa ziza igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iheruka kwigarurirwa na AFC M23 zaje zije kuganira n'ubuyobozi bwa AFC M23 inama ikaba yabaye umunsi irimo kubera kuri Serena izi zikaba zanyuze mu Rwanda zamukira ku mupaka wa Rakonishe uhuza Rubavu na Goma indi nkuru tuganiriyeho ni uko inkuba tumenyereye kwikubita mu kibira cy'u Burundi iri joro ryakeye yakubise ahitwa mu Gatumba agana ku mupaka w'u Burundi na Kongo ihitana abasirikare b'u Burundi bagera ku 145 n'ahitwa mu Gatumba akoze rero abari badukurikiye turabashimiye tubibutse abatarakanda subscribe bacande subscribe ikandwa rimwe bakande like nayo ikandwa rimwe kuri buri nkuru bakande kuri share kugira ngo makuru yacu bayasangize inshuti zabo banatwandikire babinyujije muri comments babishyikirize ibitekerezo n'inama zabo kugira ngo turusheho kwiyubaka icamunsi cyiza rero mushakamba icamunsi cyiza ku bakunzi bacu yari Sentama mushakamba mikoro yawe urakoze cyane bwana Sentama bari badukurikiye bose turabashimiye mukomeze mugire umunsi mwiza